abamama beza, Imana ibaha umugisha. Nesiteri mukiri kumwe ubaha ubuhamya bw'ubuzima mu rugendo. Ni ubuhamya bwubaka, ni ubuhamya butwubaka, ni ubuhamya budushishikariza kuba ababyeyi beza, ni ubuhamya budushishikariza kwiyubaka nyuma y'ibibazo, nyuma y'intambara, nyuma ya jenoside, nyuma yo kwibaza uko bizamera, nyuma yo gutekereza ngo bizagenda bite, nyuma y'ibyasenyutse, nyuma yo kutagira shinge na rugero, ariko Imana yacu ikaduha ijambo, ikaduha igihugu cyiza. Oh haleluya! Ikaduha abayobozi badukunda, ikaduha abayobozi bakunda ijambo. Umudamama rero ndamushishikariza gukura amaboko mu mufuka, ndamushishikariza gukunda Imana, ndamushishikariza kuvuga ubutumwa bwiza, kandi ukavuga ubutumwa bwiza akaniyubaka. Esiteri rero twagarukiye maze gutakaza amafaranga menshi cyane, kandi ntawe n'umwigeze abona ko ayo mafaranga nayatakaje, kuko nagumye gusaba Imana imbaraga. Naje gukomeza, ntabwo nacitse intege kuko sinjya ncika intege n'umunsi n'umwe. Igihe cyose mpora nshakisha icyatuma nshaka kubaho, icyatuma umuryango wanjye ubaho neza, icyatuma igihugu cyanjye gitera imbere, icyatuma igihe cyose numva n'isi yose yagira amahoro. Ubwo navuye mu kazi, ayo mafaranga amaze kuyabura, nsubira ku ivuko iwacu i Nyamata. Ndagenda ndasana ibyasenyutse, amazu yasenyutse, ndubaka ibindi, ndatuza ntangira gukora. Muri kwa gukora narakoze, ngira resitora, ngira alimentation, ndubaka inzu nini iriho imiryango 3 y'amangazini, no mu gikari mubaka inzu nini cyane. Numvaga ibintu ari ibyanjye, nari mfite impapuro zabyo. Ubuhamya bwanjye ni burebure cyane inshuti zanjye. Hari impamvu ibyo byose ndimo mbivuga, ni ukugira ngo buri muntu ushobora kubona ibintu bigenda, uramenye mu mama ntuzasare, uramenye mu mama ntuzacika intege. Ambara imbaraga, kuko dufite umwami udukunda, dufite Imana ishobora byose. Imana yaremye isi ikarema isanzure. Ya nzu maze kuyisana, ndetse nateye imbere cyane, ngura n'imodoka. Ubwo ndakora ahantu nakuye amafaranga, ya modoka yakoze accident y'ikamyo narayigurishije, bampa 5 miliyoni. Ndaza nsubira mu muhanda, ndongera ndakora mu Nyamata, ndubaka, ndakora kuko nkunda gukora. Haleluya! Nkunda gukora. Abamama dukoresha amaboko yacu, ndabakunda cyane. Bamama tugira ubwenge bwo gukoresha amaboko yacu, dushakishe, kuko Imana iradukunda. Imana iradukunda cyane. Ubwo ntangira gukora, ndakora, ngura n'imodoka, ndetse ndakora nakira abantu benshi batandukanye, nkora umurimo mwiza, fashe imfubyi, ndihira amashuri abana, n'abanjye bariga, n'abandi ku mpande ari nabo duhura bakansuza bati tugiye neza, sinanabyibuke. Ariko Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ya nzu maze kuyuzuza, maze gushyiramo umuriro, amazi, ibintu byose, mbona umuntu twayiguze mbere ya jenoside muri 1984. Umwana we araje aravuga ati inzu si yawe. Nta rwandiko na rumwe nari mfite, nta na kimwe nari mfite. Ntabwo mvuga ngo hari ababihagaze inyuma, kuko ntacyo umwana w'umuntu yagukorera Imana itabyemeye. Aho ndabibabwira. Ni nayo mpamvu igihe cyose nkomera, kuko sinjya nemera yuko Satani yasenya ibyanjye Imana itabyemeye. Ahubwo hari igihe twinjira mu ishuri ntitumenye kugendana n'Imana, ugasanga turasakuza mbere, tugatera induru, tugasakuza, ibintu bigacika. Ngo bigenze bite? Mu mama, hagarara neza mu kibazo, hagarara neza mu kigeragezo, kuko gusakuza si wo muti. Inzu barayitwaye da, ku manywa y'ihangu. Ndimuka nimuka saa 9 z'amanywa, ntagira aho njyana abana 6, ntagira aho mbajyana. Yesu we, uri umwami ibihe byose, uri umwami ibihe byose. Oh Yesu, ndibuka amafaranga nishyuye inzu 60,000. Kasimu ahura, Imana iguha umugisha, niwe yampaye. Ndagenda, murumva byabaye urugamba rurerure.
nagiye mu manza ndaburana ntumutwe, ntabwo biba byoroshye. Mugore mu mama aho uri, ndagusabira imbaraga, ndagusabira gukomera, ndagusaba kwihangana mu kigeragezo. Ubwo ndazanze i Kigali, njya mu nzu ndirukanka mu manza, ndaburana n'untwarira inzu, ndaburana na banke, ndaburana n'ahandi hari amafaranga nagombaga kubona, ariko kubera ko nta rupapuro nari mfite ntabwo sinayabona. N'uyu munsi aracyahari, ariko ibyo ntabwo binca intege, kuko ndakomeje mu rugendo rwo kubaha Imana no kuyubahisha no gukoresha amaboko yanjye. Haleluya. Ubwo byabayeho, ndazanze i Kigali, ndera abana, mpura n'intambara nyinshi cyane zikomeye, murabyumva. Ariko ntabwo navuye ku Mana yanjye, nakomeje komezanya n'Imana yanjye. Ya nzu yaragiye burundu, ntangira gukodesha ntagira amafaranga, kuko amafaranga narayubakishije, ayo nari nsigaranye make nyajyana mu manza aranshirana. Ubwo ntangira ubuzima bubabaje kandi buruhije. Imana yacu iduhana umugisha, ntawigeze abimbona ku maso, mu kababaro kanjye ntawabibonye, mu bibazo byanjye ntawabibonye, nabyeretse Yesu. Reka dusenga Imana, dusome ijambo muri Zaburi 68 ibice 12. Ijambo ry'Imana dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Umwami Imana yatanze itegeko, abagore bamamaza inkuru baba benshi. Amina. Kwamamaza inkuru ya Kristo twabikuye burya mu izuka rya Kristo. Abadamu 3 beza cyane, Mariya Magadalena na Salome, ngo babyukiye kumva ya Yesu. Bari inshuti ze, bamubaga hafi, bamugendaga hafi. Ubundi abagore cyane nta jambo bagiraga, ariko kugira ngo icyo gihe tugire ijambo, abo badamu nibo baduhagurukiye. Barahaguruka, nuko baragenda begera Umwami Yesu, bakajya bamwoza ibirenge, bakamukunda, ndetse ngo bamwe bakanamugaburira, abandi bakamuba hafi. Amaze rero kwicwa, bamaze kumushyira mu mva, abadamu bazindutse kare kare ngo bajyana ibihumura byiza. Haleluya. Ngo nuko marayika w'Imana babonye, ngo arababwira ngo rata mwebwe muzanywe n'ibyiza. Abagore duhagurukira ibyiza. Haleluya. Abagore duhagurukira ibyiza, dushaka ibihumura neza, dushaka amagambo meza turuka mu kanwa kacu, dushaka imirimo myiza turuka mu biganza byacu, dushake Yesu we, ibirenge byacu bijyanwe n'inkuru nziza, ibirenge byacu bijyanwe n'inkuru nziza. Amina. Twubake isi, twubake igihugu, dukunda abantu, twiyubake. Amina. Abamama ndabashishikariza kujyana inkuru nziza. Amina. Amina. Ndabasengeye abamama ho muri ku isi yose, nimuhaguruke duhagurukane inkuru nziza. Haleluya. Abamama ndashimira banke ya Goldman Sachs iri muri Amerika na University ya Michigan, yahagurukiye kwigisha umumama. Yarahishuriwe kwigisha umumama kwihangira umurimo. Imana ibampera umugisha, kuko nanjye baranyigishije. Ndabashimira cyane. Imana nibaha umugisha. Abamama duhagurukane inkuru nziza, tuvuga ubutumwa bwiza, tuvuga inkuru ya Yesu Kristo nkuko twamukunze tukamugwa inyuma, ndetse tukagiye twamamaza inkuru ngo yazutse. Muzi ko iryo jambo ryavuzwe n'umugore wa mbere. Haleluya. Abamama tuvuga inkuru nziza, tuvuga inkuru nziza zubaka, tuvuga inkuru nziza zirema abantu, tuvuga inkuru nziza. Reka mujye mwibuka ko turi n'abamama babana abantu amezi 9 mu nda. Tubabwira inkuru nziza, tubabwira ko tubakunda, tubabwira ko tuzababyara tukabagirira neza, tukabitaho. Abana bacu dukunda cyane, mwibuka ko abana dukunda ari bo bubatse isi. Abana twabyaye, twahawe impano nyinshi nziza. Abamama twahawe impano nyinshi nziza, dukwiye kugabura isi ikaba paradizo. Imana ibampera umugisha rero. Nzajya mbabwira bike bike, kuko ni igikorwa kirekire. Amina. Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda cyane. Data wa twese ugira neza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, uri Imana ifite imbaraga ndetse n'ubutware, uri El Shaddai, uri Alpha ndetse ukaba na Omega, uri tangira ukaba n'iherezo. Umwanya nk'uyu mpaye wo kuganira n'abamama ku isi yose, ndawugushimiye. Ijambo twumvise rero rigiye guca mu gutwi ngo rihinguke mukundi, ahubwo ryubaka ubugingo.
umumama wese ahari ku isi akangukire kuvuga inkuru nziza. Amina. Akangukire kubaka igihugu, akangukire gukoresha amaboko ye. Imana y'amahoro, urakoze kuri Imana nziza, kuri Imana ikiranuka. Genda tuje ntutuze, komeza ukora imirimo n'ibitangaza. Ntabarige ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwari kumwe na Esther. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane, murakabaho.